Zeri bya fresher ku ishuri harasa neza, namwe murasa neza. Hari bukangurambaga yenda ko atari ku ishuri twise ngo fresher ku ishuri, turifuza ko ku ishuri haba fresher, akaba ibiti, akaba mugasa neza, mugakaraba mugacya, mukiborosa. Abayobozi barimo tutera byumba batwigishije uburyo tubikora, tugakaraba igihe cyose twirinda indwara n'ahazaza hacu hamera neza. Ibi ngibi bababwira ubikora ubu ngubu bari gushora siporo, ababundi basigaye bayishyura. Mujye muzinduka muze twikorera siporo, ko nanone nk'uko babivuze igihe cyose biri ngombwa nawe urikoresha. Ibanga rya siporo harimo gukorera hamwe, harimo kumvira. Nkeka hano umuntu ukomeye nka gitifu w'akagarira yavuze ngo ryama hasi uramanuka, bavuga ngo pfuka mugapfukama, bari impamvu aho bigenewe kugira ngo dukorere hamwe, kumvira amabwiriza, kujyana. Kubona uko twirukankaga twese nta ukandagira undi, nizo ngaruka nziza za siporo zo gukora hamwe. Ikindi kandi ukora siporo ntugira aho babara buryo uri gutega. Biriya niba ari pompage, nimba ari ko ngumanuka ukumva ntaho babara, ujye wicekinga ari igihe utari gukora neza. Siporo rero n'ubuzima, turifuza ko mukomeza kuyikora kandi mukayikoresha na bagenzi banyu kugira ngo hazaza hanyine azabe hafite ubuzima bwiza, utazayikora itumwe na muganga. Ikindi nashaka kuvugaho ni ugushima abavandimwe bari hirya hari irondo ry'umwuga. Murahari irondo barabaga baduhaye umutekano, twabashimira. Bari tayari, tumaze iminsi hafi 3 Gicumbi dufasha kubahugura. Ariko impamvu mbivuga abacuruzi, abatuye mu mujyi hano Gicumbi, twari tuzi uburyo batuzengerezaga, ndavuga babandi ntifuza kuvuga, no kugira ngo rero tubashimire nabo ku ruhare rwabo. Ariko nanone abikora turabashishikariza kuzuza ibyangombwa bituma tubahemba, kugira ngo tubishyure batazagira ngo turabambura cyangwa se tutazabambura. Dukomeze tubiteho rero dukanda akanyenyeri ngo ibyo murabizi. Ibindi ntasoza ntavuze no guhangana n'ingaruka zituruka ku biyobyabwenge, ariko icyambere tubirwanya. Inzoga z'inkorano, yenda abana bari ku ishuri ubwo ndabizi kirazira nta naho mwahura nazo, ariko nawe mwatanga amakuru ku hantu zikorerwa. Ziratwangiriza, zangiza ubuzima bwacu, zangiza hazaza hacu. Hari ibiyoga by'inkorano, hari za kanyanga ziza, ni inzoga zidutesha agaciro nk'abanyarwanda. Ntabwo twifuza u Rwanda rudafite abaturage bazima bahazaza. Nawe wibaza inzoga ngo bita ngo nzoga ejo, ukumabona inzoga abantu bajya kwisengerera. Ariyo nabonye kuri TV One ejo ni bitaho nimba ngo magwingi muri za Mutete, harizo bita ngo za Dondo Bwonko, harizo bita ngo za Muriture. Rwose inzoga n'amazina yazo yerekana ububi bwazo. Tuzirikane yuko tugomba kuzirinda kugira ngo tutazaruha twivuza. Igishoro cyiza no kuzireka. Igihugu cyacu cyashyizeho uburyo bwo kureba ibyuje ubuziranenge bw'ibyo dukoresha. Ariko n'abazinywa, navuze ku nzoga mu gakeya, tumwe resi sibyo, mureke ibyuma, nta mpamvu zo kwitera ibyuma mukiri batoya. Numva rero mu ncamake nanjye mbifurije umwaka mwiza, nkabifuriza nkabashimira ko mwaje gukorana natwe. Mujye muza kenshi kandi natwe tuzaba tubitegura neza kugira ngo murusheho kuryoherwa. Nyambwira abantu ngo ibyifuzo byanyu ni inshingano zacu. Barambwiye ngo mbabwire ku bikorwa remezo, iriya farumasi ibarangaza. Barambwiye ngo mbahe amakuru ku bijyanye na stade. Ngira ngo stade mwabonye yuko imihanda kaburimbo iri kujya gukora amarigore mu kanya, kaburimbo zajya zigerayo, ariko hari imodoka ziri kuzana ibya tapi. Amakuru ufite nuko Rusizi zagezeyo, natwe izacu ziri kuza kandi abazazikora bazahera Gicumbi. Bose ndacyafite gahunda. Murakoze cyane, ndacyababwira ni ukuri yuko tuzarangiza ku kwezi kwa mbere stade hari irimo tapi kandi dukorera na siporo. Ntabwo ari ugushidikanya, ibyo ndabizi neza. Ikindi ariko munyemere dushimire n'umukuru w'igihugu, abiga kuri Dorasara, abiga kuri Bo Conseil, nimusubira mu rugo mu gihembwe iki tuzajyamo muri vacances, muzagaruka mugenda muri kaburimbo kugera kuri Bo Conseil. Mwabyishimira. Dufite kaburimbo mu hano, ngira ngo mwabonye kiriya cyapa kiri hirya hariya, muraza kugisoma. Ikivuga ko ni imihanda ya hano bagiye kuvanamo amabuye cyangwa kaburimbo. Nabyo ni vuba, hari ibyuma ngondore bageze kure bayikora, hari centre yo mu Miyove. Nubwo duhuze ibiganza dushimira umukuru w'igihugu kubwira. Ariko nanone ubwo abiga kuri Dorasare muzi isuku ihari, amashuri mashya kuri Pabyumba Catholique aho hano hose mwavuye. Turashima umukuru w'igihugu. Dushimire rero inzego z'umutekano izo nsorezaho
umutekano ziduha no kuba dutuje, tuzishime n'amashyi menshi. Nagiye mu minsi yashize muri za Bukure, tubona umukobwa w'imyaka 30 turabana umuntu urayizi ngo turayizi. Ese arumva isasu yuko ivuga urabizi ati sindabyumva kuva nabaho. Kumva rero dufite umunyarwanda ufite imyaka 30 no hejuru yatarumva isasu, ni umutekano ni cya kindi dushimira umukuru w'igihugu ko dufite umutekano uhagije. Abandi hirya ngiye mu bihugu bindi nashatse kuvuga bahora mu nzira bahunga batazi ngo buracya, ariko twebwe turatekanye turarinzwe. Ndagira ngo twumve yuko rero tugomba gushyaba imbaraga tugakora gasiporo, igihe byaba ngombwa tukabasha kurinda igihugu cyacu no kukirwanirira. Numva mu ncamake ari ibyo, hari ikindi ndumvira mu ncamake ari ibyo, ariko hari abantu bamaye icyifuzo cy'uko ngo twajya dukora ka night run tukavangamo na ka siporo ko kuwa gatanu nijoro. Murabyemera? Tuzagakore ubutaha. Eric, hari ikibazo? Kuwa gatanu utaha ngo tuzakora mu gihe cya siporo, kwikora ku cyumweru tuzakora kuwa gatanu icyo bita Gicumbi night run. Muzaze twirukanye mu mihanda icaniye, tuzakurikirana ko mufite umutekano muhumure. Tuzanasaba kandi baze niba ngombwa dushake n'abadususurutsa. Umunsi mwiza mwese, ubw'inararibonye dukomeje ku kibuga. Murakoze cyane, inararibonye ubwo dukomereje aho bita ku Rumuri ngo baratwemereye ngo tugenda turacumbukure siporo. Murakoze.